shingoye kashidore lisibya mamare tujane kuzimu. Oh shit, Gatenga boy, imana muri rip. Oh yeah, yari umuntu usanzwe ari hamwe no fem. Aravuga ngo ndi muganga wa satani. It's just my game, Mpano y'Imana. Yashukaga abantu ku mbuga nkoranyambaga ati oh I can double your money, no problem nashaba. Money yes money, abantu baramwiyambazaga ngo akore mirako, akabashuka neza nuko ashetuambirako ati nakora injeni satani mapower. Amafaranga akinjira abantu bakaja low chini ya ulinzi nk'ababesha ko bapesa mula do kashize ubuferi ngafatira feri ku gaceri kuduceri n'abaga n'abakese iby'abapfubi ngo n'abafumugira amakenga wigorari polisi n'izindi nzego. Impano y'Imana muri oh yeah. Oh Satan's agent on social media told folks I'm your money savior. Ntugashake kuzi y'ubusambo, be smart bro, scammers are everywhere. Rip hejuru cyane now angel singing a different tune. Rap the kids and scam his end came too soon. Igihe cyarageze bamenya ko cyari kinyoma ngo yirirwaga amafaranga y'ubuferi ngurya pose y'uruhinja ati agace kave ndi kukubwira truth. Ariko satani yamureba akora ibyo ushoboye youth mu mugere w'Ikigali utagomba kuburara yaje gutagwa muri yombi mu maboko atarayisha ibintu byose hanze. Abantu barababara amagambo arakwirakwira ati narabishwe rero ayanje yarariwe n'akantu yarakariye ariko sinakize narushijeho gukena ya skamusha ubwo tangira kwiregura ariko kesi rushaho kuremera kuko yari yashimye ibyo kurya akantu ku gahato by force. Impano y'Imana muri rip oh yeah. Oh Satan's agent on social media told folks I'm your money savior. Now in jail singing a different tune. Like a kiss in his Johnny, his end came too soon. Sasa ari mu buroko na satani ari kumuseka ari ku cyangwa cyeroza ati ese uyu satani kwa kamvugisha n'ibindi bisambo bimubwira biti oya uri wenyine bro. Ubu yabaye inkuru mu mudugudu hose nawe ati nabesha batari kubunziga ibihe hose. Be careful bantu bo kuri internet, iyi muri gwigishe niyo wakwigira lesson, don't get deceived. Kumva impano y'Imana sha Gatenga boy. Gatenga boy.